ikindi kibazo igufwa ry'ikiganiro cyangwa se izingiro ry'ikiganiro ku giti cyanjye reba hano ku giti cyanjye abantu benshi baba rastanzi bakoresha marijuana cyangwa se urumogi nk'uko bakunze kubivuga. Urumogi n'abarasta bihuriye he? Urumogi bifite aho bihuriye ariko siko bose bihuriye he? Mbwiraho. Okay, byanditse ndakeka byanditse hano muri Bibiliya. Bibiliya si imwe se? Ni muri reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ikaze ku Isoko TV, umuyoboro w'ibyiza. Imyaka ribaye myinshi cyane mutatubona kuri screen zanyu bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo kuba twitegura kubakorera ibindi byiza cyane kurushaho. Twagarutse rero n'abatumirwa nk'uko twari dusanzwe dukora, tugiye gukomeza mu interview mu ma gospel, mbese umurongo wanyu wa Isoko TV wongere ube active nk'uko wari umeze mbere. Hanyuma rero tukaba twabazaniye umutumirwa udasanzwe, namwe muraza ndetse already mwamaze no kwibonera ko umutumirwa wacu adasanzwe kuri no munsi. Atangira twibwira hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Murakoze cyane kwisanga kuri TV ya Soko TV. Murakoze cyane kunyakira. Amazina nitwa Jonathan. Ndi umunyamurenge. Uri umunyamurenge. Wabasha kwivuga bya kinyamurenge? Nagerageza. Gerageza bivuge bya kinyamurenge kubera ko dukurikiranwa n'abantu batandukanye kugira ngo babashe kukumenya mu buryo bwimbitse bwa kinyamurenge. Nitwa Bihozagara Jonathan. Nkuko nakwibwira Bihozagara Jonathan. Jonathan. Abandi umunyamurenge nkuko nabikubwiye. Ndi umusinzira umwishwa w'abasama. Umusinzira umwishwa w'abasama. Iwacu ruguru ni aho bita mu Mibunda kabisa. Kuri ubu ngubu ukaba uherereye muri Kenya. Hanyuma rero Bihozagara Jonathan, umuntu agerageje kukubaza Bihozagara Jonathan cyangwa se Jonathan ni muntu ki? Mu magambo make wamubwira ko uri muntu ki? Nakubwira nuko ibintu byinshi navuga gutera mu magambo make. Jewe ndi umuntu ukunda abantu, ndi umuntu ukunda amahoro, ndi umuntu ukunda gusabana. Umuntu ukunda abantu, umuntu ukunda amahoro, umuntu ukunda gusabana. Ntago twumvisemo Imana, ntago ukunda Imana? Of course Imana, nuko Imana ndayikunda cyane. Iyo wakunze abantu bayo nayo kubera ko yaravuze ngo ntago uzanyumvisha uburyo nkunda utambona wanga mugenzi wawe ubone iruhande rwawe. Nk'ibyo ukunda abantu ubwo ukundamo n'Imana. Kuko navuze abantu nkunda abantu, ntago wakunda abantu ndakunda Imana. Jonathan, mu buzima busanzwe ukora iki hano mu mujyi wa Nairobi? Ni byashara kwikorera tu hustle. Guhustling. Bihozagara Jonathan, turakwakira hano ku Isoko TV. Murakoze cyane. Nimba ntibeshye ni ubwa mbere ugaragaye kuri kamera za televiziyo yacu? Ni ubwa mbere. Ni nawe ya mbere ngaragayeho. Ni nawe ya mbere ugaragayeho noneho. Ni ubwa mbere ugiye kujya kuri YouTube? Ni ubwa mbere ngiye kujya kuri YouTube. Urumva umeze gute kuba imbaga nyamwinshi ku isi yose bagiye kukubona? Sinzi ndiyumva neza. Ntacyo bintwaye.
ntacyo bitwaye kuri njyewe. Okay, hari abantu benshi ubwira ati dukorane ikiganiro cyangwa se ndagutunga kamera akifata mu maso ngo ntago ndi umuntu wa kamera. benshi batinya kamera, kuko ntabwo ari benshi bakwicara ngaha bavuga ngo nyine benshi bafite ibintu byo kuvuga ariko agatinya. Nawe urabizi hari abantu bakubwira ibintu byinshi ku ruhande ariko wabwira ati reka ngutunge kamera tubishyire nyine tubisakaze, akavuga ati wapi, ntago byakunda. Hanyuma se waba uri umusore, waba uri umugabo urubatse, waba uri ese ko bajya bavuga ngo abafemere haba ubwo umuntu yabivuga ati abafemere n'abagore ariko bafite abana ariko badafite abagabo. Abafemere ni abagore bafite abana badafite abagabo, bitavuga ko umugabo we yatashye cyangwa se yagiye mu ijuru, bivuze ko batabana n'umugabo. Ubwo umugabo ufite umwana utabana n'umugore we wamwita gute? Ko kigoye umufegariso. Ndabizi. Ntabwo navuga ibyo nasimbi. Yego, nari nkubaje uhagaze gute mu buzima marital status? Okay, njyewe ndi umusore, sindubaka tu, ndacyari single and searching. Ubwo ufite single searching cyangwa single searching? Ninde wakwemera n'amadiredi? Wanyemera? Buri wese agira inyeti. Okay, nkomoje ku madredi ni akari gaciyemo. Hari abantu benshi bakunda, benshi cyane. Umuntu nawe wasanga usutse wasanga nsutse mu mutwe imbere ariko bitaraba physical. Umuntu akimara kukubona ahita abona ko uri umuntu utandukanye wenda n'abanyamurenge benshi tuzi, cyangwa se n'abanyamurenge hafi ya bose, kubera ko uri umwe mu banyamurenge bake ku isi bafite dread cyangwa se twabita babita abastari, abarastaman, Rastafari. Okay, tugiye kujya muri iryo zina turicukumbure tumenye byagenze bite kugira ngo ubu ufite iyi outlook. Duhere ku myenda wambaye. Abarasta benshi bakunze kugaragara bambaye mu myenda y'umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi. Uyu mwenda wambaye usobanuye iki kuri iyo department y'abarasta? Umwenda nambaye. Okay, umwenda rero nayisobanura. Umwenda nambaye nawusobanura kwinshi, kuko buri kintu cyose ifite igisobanuro cyayo. Kuvuga ngo aya mabara ni amabara agera muri 8: icyatsi, umukara, umutuku n'umuhondo. Ibara ry'umuhondo ku banyafurika, ko abarasta baturutse muri Afurika, muri Ethiopia. Ethiopia ku mwami Selassie niwe fondateur w'abarasta. Sasa umuhondo bisobanura ubutunzi cyangwa zahabu, ubutunzi bw'abanyafurika. Icyatsi bisobanura ukuntu bisobanura Ethiopia, kuko akenshi na Ethiopia bavuga ko ari Afurika, cyangwa se umwero, cyangwa se umwero. Urabona kwera uburyo Afurika iri green. Nuko bisobanura. Umukara bisobanura color y'abanyafurika, black, ko turaho black. Naho umutuku bisobanura ni amaraso y'abanyafurika bishwe baharanira ubwigenge. Kuna abazungu babicaga bizi ayo mateka, kuna babicaga baharanira ubwigenge kera. Umutuku nayo ni bisobanura amaraso y'abanyafurika uburyo. Okay, noneho gerageza ubiduhurize n'iryo zina uburasta, cyangwa se umurasta, uhuze amabara wambaye no kuba uri umurasta.
okay amabara nambaye urabyumva twese hamwe ni muri rusange nuko yavuze ngo barasta mvanga byose nawe birakureba tu sibyo nuvuga ngo ibi byose ni ibyo wenda mugenda muri rusange ni amahame tu nyine nuko bishyira ku barasta ariko ni muri rusange muri Afrika urumva ukuntu nabisobanuye byose amabara buri bara ubutunzi kwera kwa Afrika ibiki ukuntu uri black nta na kimwe nawe nikomeze nyine byose arabyemera nubyemera cyane hanyuma rero tugaruke kuri dread ngenda kuzi twarabanye ntago wari umeze gutya ndetse wabaga no makorari ndetse n'uburacyarimo waje gufata gute umwanzuro wo kuvuga ngo reka nshireho dread okay ni ibintu si ibya nonaha gusa nzishyizeho hashize imyaka myinshi kandi si mike ako si myinshi cyane ariko kuva kera kuri njyewe mugani hari umuntu twari turi kumwe arambwira ngo ukumbona ni umuramyi ukumbona mu mutwe wanjye mimbere ndani uko bitagarariye inyuma ndasutse direde zigera ku birenge urumva abantu benshi urumva niko bameze ariko njyewe kuri njyewe nanjye nahereye nanjye kuva kera n'icyo gihe nanjye nari insutse mugani wo mutipe wambwiye nari insutse umutwe ndani nako nyine ntarabishyiraho noneho urumva ni okay kuva kera njye nari umukinnyi nawe urabizi nyine nakundaga gufuta ari umukinnyi urumva twakuze muri ma centre sportif tuzamuka turi abana bato pipi abapuse tuzamuka tugira mini turakina nyine urumva ubuzima bwanjye bwari umupira kandi noneho abantu hari abakongomani bazaga tuhakinaga mu batoya abakongomani bakaza tukabona uburyo nyine bameze uburyo nkabona nyine ndabikunze nkoraga umuntu wese ufite dread nyine nkabona nanjye yameze neza nkumva ndabikunze nanjye nkavuga ati nanjye ningira igihe nikigera nzabishyiraho sinanamenye igihe n'iryari irumva ariko narabikundaga pe kuko na kera nyine ukuntu yogoshe nyine bitewe n'abantu muhorana yego mu myaka ingahe ishize twumva ngo umuhungu w'abasama muri Kenya yashizeho dread wabasinzira umwishwa w'abasama twumva ngo umuhungu w'abasinzira yashizeho dread abantu baravuga ati uwo muhungu ninde washizeho dread abantu batuye Nairobi bose bavuga ngo umuhungu yashizeho dread umuhungu ninde washizeho dread dusanga ni Jonathan abantu babyakiriye gute aba family members abavandimwe bawe inshuti zawe babyakiriye gute kuko ubona washyizeho dread cyane ko atari ibintu byari bimenyerewe mu bwoko bwacu hagati aho ntaragusubiza icyo nuvuga ngo hari undi muntu w'umurasta hari abarasta nyine kera nakuriye mu Rwanda nawe nabonaga ari umuntu ugira nyine nkabona akunda amahoro nyine ari ukuntu nyine twagendaga ahantu nyine tuvuye gukina ukabona akunda abantu wagenda ugasanga arabwira ati muze mbagurire amata ibiki agira umutima mwiza ugasanga aratubwira ati bino bintu rasta nuko tumeze tugira umutima mwiza twigisha nk'ibi by'abarasta tu nyine atubwira ko si nko twigisha nyine nanjye mbona abarasta naho nagira umutima mwiza aho nahuye nabo bakunda abantu n'abantu bakunda amahoro nkuko bavuga ngo abarasta ubundi n'ubundi ikimenyetso cyabo ni amahoro n'urukundo peace and love uvuga ngo umuntu uzumva utagira urukundo utagira amahoro abo si umurasta hanyuma rero icyo turaza kukigeraho subiza ikibazo nari nkubajije abavandimwe bari banyweye of course ntago mbeshye none kuri gutinda gusubiza ntago bamwe babifashe uko babishaka abandi nyine bakabona ntacyo bitwaye urumva dreads mu muco wacu cyangwa se muri
mu banyamurenge sibyo mu bwoko bwacu yani ntabwo kuva kera nyine abenshi ntabwo bari bazifite sibyo kuko ni iya ruguru nta bantu bagiraga dread ndakeka ariko nabo bagiraga afro icyo gihe bafite bagatereka imisatsi myinshi ariko ntabwo bari bazi dread n'ibiki ntabwo bayifashe neza babonaga ari uburara ari imico mibi cyangwa se ari itabi bakabona nyine ni urumogi ni itabi kuko abarasta bose barangwa utarakageraho ubu ngubu bimeze biti ubu barabyakiriye se cyangwa bararekuye mu mvugo iboneye bararekuye cyangwa se bagive example baravuga ati ndakundi reka tumugumane niko tuzamutunga gutya bigitangira urumva ntibabyumvishe benshi nye muri famille tu ariko abandi inshuti zanjye meze neza biki nawanshiriye mu inshuti zanjye ariko nyine muri famille urumva ntabwo babyakiriye neza ariko iyo niyo bigitangira buriya ari ukuntu umuntu bakubwira ibintu byinshi ariko iyo bikomeje bagiraho nyine bakabyumva bakabona ntacyo bitwaye yenda n'iswaga yazishyiriyeho ariko kabona ntacyo bitwaye ubu ngubu barabyumva nubwo mushobora n'abandi bantu bakakubwira bandi kandi se na n'ubu nturakuraho dread bimeze bite ariko ntago si nka cyane nka kera uko byatangiye njyewe bitewe n'ibihe twari twaragiranye kera twabanye mu gitaramo byarantunguye Jonathan ashizeho dread Jonathan twaririmbanaga Jonathan twararanaga mu jumba Jonathan mu byumba by'amasengesho ni ibyumba by'amasengesho nuko numva ngo washizeho dread biratungurana mu bijyanye n'iyobokamana nzi amakorali menshi abaga muza ama ministeri nta ministeri wabayemo ariko korali wayibayemo korali nayibayemo nari njye no gutanyivuga kubu iyo utambutse ndabizi urasenga ku cyumweru usenga ndasenga iyo winjiye mu ikarisa abantu ubona hari reaction bakoze se cyangwa se iyo gitambutse nk'ugiye gutura ubona bakureba cyane bakakwitegereza bakabona ko uri umuntu udasanzwe barakureba nkuko nabo bakureba njye ntago baza abandi barakureba iyo umuntu atambutse nanjye abantu batambutse niwe wayogoshesha uruhara njye ndakureba mu buzima bw'ikanisa bagufata gute mu buzima bwa religion bagufata gute umuntu nka pastor cyangwa se abakristo biki bagufata hari umupasiteri akaba umukristo akaba n'umupagani buri wese afite uko amfata ntabwo abishyira muri rusange hari abagufata nka pasiteri se ntabwo ndi we hari abagufata nk'umukristo ndi umukristo hari n'abagufata nk'umupagani barahari simbizi ntawe warumbwira ubona bashingira kuki kugira ngo bagufate nk'umupagani icyo bashingiraho nuko bambona n'imisatsi mbihishe n'imisatsi nta kindi sibyo yego n'imisatsi kuki aba rasta benshi batereka dread umuntu ntiyaba umurasta adafite dread cyangwa se afite umusatsi wa naturel wa ordinaire cyane birashoboka cyane kuko n'umuntu wafonze abarasta ntabwo yari afite dread kandi ni ufundateri w'abarasta urumva Selassie dore mu mateka wa Ethiopia cyeka ari umwami wa mbere wa Ethiopia niwe fundateri w'abarasta ese kandi ni fundateri cyangwa fundateri ni Bob Marley bana ni wongo Selassie umwamikazi wa Ethiopia umwami wa Ethiopia ngira ngo n'uyu trending cyane umugabo nanutse gutya
ariko nyine Abethiopia bose bagira sense. hari intwari muri Ethiopia sinzi izina rye Mwami Sirasiya ni urumva niwe wafonze kuko na mbere avuka iryo zina ryaje nyuma Sirasiya. Okay, yitwa gundi Rastafari ni naho izina Rasta rya Seriva kuko iryo rya izina ryiwe ry'amavuko. Yego ndumva mfite ibibazo byinshi biri kuntu tubikanamo cyangwa kukubaza witeguye kubisubiza. Agerageza nyine ibingoye nyine ntabyo byo nazi ntabyo mvuga. Yego wavuze ko abarasta barangwa n'urukundo, peace and love, urukundo n'amahoro. Nanjye ko mfite urukundo kandi nkaba mfite amahoro, aba ngerageza gutanga amahoro, ubwo ndi umurasta cyane. Umurasta ntabwo ari dread, umurasta ni imyitwarire yawe. Ni imyitwarire yawe. Okay, none ubwo hari n'abapasiteri b'abarasta bacu dufite cyane, barahari. Okay, barahari. Ikindi kibazo, igufwa ry'ikiganiro cyangwa se izingiro ry'ikiganiro, ku giti cyanjye reba hano ku giti cyanjye abantu benshi baba rastanzi bakoresha marijuana cyangwa se urumogi nk'uko bakunze kubivuga. Urumogi n'abarasta bihuriye he? Urumogi bifite aho bihuriye ariko siko bose bihuriye he? Mbwiraho. Okay, byanditse hano muri Bibiliya. Bibiliya si imwe se? Ni muri ndetse ni mu itangiriro umurongo kabisa bagendera kugira ngo barye ibyo bihuru kuko babiteka mu cyayi, hari ababinywa, urumva nyine gukurura Kinyarwanda kinyamurenge isoje kiragoye. Okay, byanditse tubwira hano byanditse mu itangiriro igice cya mbere ku murongo ndibuka neza 29. Igice cya mbere urishwa Imana yaravuze ati mu nk'urumogi. Si yavuze ngo nta rumogi rurimo ariko bisomura bisobanukirwa. Somera kabisa kuko urumogi njye nta bibi mfite muri telefone kanze sinze gusoma cyane ariko kanze. Mbese niwo murongo abastari benshi bagenderaho? Abarasta nabo niwo bagenderaho, si benshi bose. Nawe ujye ugenderaho se? Burya okay, ushobora kuba ari bimwe nyine ucagura kuko ngewe ntabyo ntumira ariko abarasta nyine ntabwo uri umurasta nyawe. Ntabwo ngo urasta ni ibikorwa no se ikintu cyose kanze nayibonye. Usoma Bibiliya? Nayibonye soma itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29. Bagendera kugira usange bangwa mu nyine. Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto n'ibiti byose byera imbuto bizabatunga. Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto n'ibiti byose byera imbuto bizabatunga. Nta hantu yavuze urumogi. Urumva urumogi ni si ibimera kandi yarayibahaye byose ni imbuto kandi ibimera byose byera imbuto. None se urumogi rwera imbuto? Urumogi rugira imbuto. Iyo mbuto amatunda ibinyomoro. Okay, buri giti kigira imbuto zayo. Okay, umurasta wese agomba kuba yubahiriza uno murongo wo kunywa urumogi. Ntago umurasta ntago ari bose. Ntago wese agomba kubahiriza umurongo, sibyo? Hari ababyemera nyine bakeneye kurunywa barunywe akazi kabo. None se ariko ngewe ntago umurongo ngewe ntago ngugenderaho. Hari imirongo myinshi hari iyo ucagura tu nko ngewe. Mfite ikibazo. None icyo giti Imana yabahaye kuki
si igiti Imana yatanze ibiremwa ibimera byose icyo mwahisemo ko kiza kigira aho ngaho kikarenga abantu kikabajyana mu zindi ngeso cyangwa se kigatuma n'ikiyobyabwenge kigatuma ubwenge buyoba. Njye ntabyo nzi ababitumira ubwo uzatumira undi ubitumira bisobanure ko njyewe sinzi uko iyo ukinyweye uko kumera ntabyo nzi nyine nkubwira ibyanjye ibyo yenda none niyo mpamvu yaba ariyo mpamvu abarasta benshi bakunze gukoresha ibyo ni uwo murongo bagenderaho ugasanga nyine bamwe barasaze abandi nyine abandi babikoresha nk'umuti. None wowe urumogi urubona gute? Urufata nk'ikiyobyabwenge, urufata nk'ikosa, gukora ikosa ubifata gute? Ni byinshi. Urumogi ni ikiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo kandi ni umuti nyine kubagira ibintu byinshi, ni umuti ku baganga, ku badogiteri bawukoresha, ariko ntabwo ari rwiza ku barukoresha, nyine barukoresha mu bindi bintu, barunywa barurya, nyine rurica tu, ntabwo ari rwiza. Barureke babishoboye babireke kabisa. Uzurureka bararureka kabisa, ugasanga babaye n'abapasiteri. ni ukuvuga ngo si ngombwa ku musitari wese kuba, cyangwa ku murasta, umurasta n'umusitari nyabyitiranye, ku murasta wese si ngombwa ko yaba akoresha urumogi. Biratandukanye cyane. Umurasta ntaho ahuriye n'urumogi, kubyemeranye nk'umuntu ukurikiza uwo murongo, kuko n'abakristu cyangwa se n'akabemera Imana bose baba bafite umurongo bagenda, nk'abayisilamu bafite umurongo bagenderaho, abemera sinzi amadini menshi bafite umurongo, abadive ibiki bafite umurongo bagenderaho, kandi n'abandi batemera bose bemera Imana, ariko nk'uwo murongo n'ugenderamo nuko Rastafari ni idini. Rastafari ubundi ni izina, ubundi ni izina. Ngewe hano muri Nairobi nzi kanisa ry'abarasta. Nyine urumva rasta ryavuye kuri iryo zina, ni izina ry'uwo mwami muri Ethiopia, ariko hari amadini yabo nyine ku myemerere yabo bafite idini. Washishikariza abana b'abanyamurenge kujoininga aba Rastafari cyangwa se kuba abarasta? Rasta cyane, kuko Rasta intego yiwe nayikubwiye, ni urukundo n'amahoro. Nabashishikariza nyine kuri uwo murongo, mukagenda kuri uwo murongo. Kugira urukundo, kugira n'amahoro, ibyo bisobanuye uburasta, ubaye umurasta nyawe. Tugana ku musozo. Kandi Rasta nkuko Rasta never die. Nkuko iryo jambo bakunze kurikoresha cyane. Cyane kuko nkuko wavuga umurasta ntagapfa. Ntagapfa. Impamvu nyine nkuko wavuga mu kiranutsi nyine ntaga ararama. Mbese ahoraho nubwo umubiri warangira, ariko ibikorwa byose cyangwa se ibyo yahaye isi bizahoraho. Ahoraho. Umurasta rero ntajya apfa, numva ibikorwa byawe bihora byibukwa, kandi ni byiza, of course ni byiza. Ubu hari ahantu hari hose wahasaba agatuti bakakaguha kajyanye agatuti swate, ugiye gushima ku gatuti, ugiye kubwiriza, ugiye gutanga ubutumwa runaka. Byaterwa n'icyo ngiye gutanga, ntabwo mbwiriza, sibyo, ariko gushima ntashima, ntatambutsa ubutumwa nshaka kubabwira. Abantu babwumva? Urushoboka abantu babwumva? Babwumva, kandi nyine udashaka kubwumva gute se batabyumva? Gute batabyumva? Ndumva
wenda icyo reka tube tukirangirije aho ngaho, tuzagutumira undi munsi nazanye n'undi mu expert cyangwa se n'undi mu rasta muri kumwe, mugerageze kudusobanurira byinshi. Abantu benshi barayakunda, abantu benshi basutse mu mutwe ariko ntibasutse ku mutwe. Batubwira impamvu basutse mu mutwe ariko bakaba bagira ipfunwe cyangwa se ubwoba bwo kuba basuka ku mutwe. Ese no gusuka direde barazisuka cyangwa barazifunga? Izo gusuka Gusuka ngire ngo ni nk'ibi by'abakobwa ni by'abakobwa. Direde barazifunga ngire ngo adusobanurira byinshi ku bijyanye n'ubu bavuga no gusuka, byose no gusuka ariko biba bitandukanye mu byo nyine babikora muto. Tugana ku musozo rero, kandi dread ni ikimenyetso cy'abarasta, sibyo? Ni ikimenyetso nyine kigaragara inyuma n'urugero, sibyo? Nkuko umbonye inyuma uhita wibwira ko ndi umurasta direct, si nkuko wowe ushaka kuri umurasta ariko bitagaragara inyuma ntabwo wakwita rasta. Mubanga ikimenyetso cy'abarasta cya mbere nyine ni dreadlocks. Tujye ku buryo uzitiritingamo. Dread njya numva ngo ni ikintu kigoye cyane kuko umuntu yazitiritinga akazimarana igihe. Ni gute ujye ubasha kuzitiritinga cyangwa se kuzibungabunga? Ikintu cya mbere uzikorera isuku. Ni isuku nta kindi. Isuku, iyo ugiye gukora isuku uzikorera isuku mu buhe buryo? Uragenda muri ababishinzwe bakabikora. Ababishinzwe bakabikora. Ufite amavuta yazo, urazifura niba ari ugufura, niba ari kuzimesa, ukazihanagura zikamera neza. Tugana ku musozi rero, gira ubutumwa ugenera sosiyete yacu y'Abanyamurenge cyangwa se n'abandi bantu bose babona umuntu w'umurasta bakumva ari umuntu umupagani, umuntu utari mwiza, umuntu w'ikirara. Gira message ubagenera nkawe muntu nkamwe nyewe. Message nabaha bareke kudufata uko tutari. Mubone ko umuntu afite dread, mubone nk'ikirara, igisambo, umuntu nyine udashobotse. No, gusa abayifata gutyo, ariko iyo utazi umuntu umufana nuko nawe bashobora kugufata nabi. Ariko ubonye dread ubifata nabi ugasanga nyine ngo hangwa ibimogi, nyine yishwe n'ibimogi tu, amatabi no nk'ibyo. Ariko byo baribeshya cyane pe, aho bihuriye. Kuvuga ngo bagomba kudufata nyine nk'uko abandi babafata, kuko twebwe icyo duharanira ntabwo dukunda kubangamira. Ko ngewe abarasta nyine rasta mwenyewe. Peace and love. Akabazo bakita ngo n'utubazo wenda batwita gutarya, bene utubazo tw'ubwenge cyangwa se ko kuguchallenginga. Umuntu akuzaniye visa y'igihugu cyose ushaka kujya kubayo cyangwa se gusura, bitewe nuko ubishaka, haba kuba haba gusura, akaguha visa akakubwira ati kugira ngo ujye muri icyo gihugu nuko ubanza gukuraho dread. Iyo visa wayifata? Gisubiramo. Ntacyumvishe. Visa bakayizana ibintu byose. Akavuga ati kugira ngo wurire indege nuko ubanza kogosha izo dread. Wajyayo cyangwa ntiwajyayo? Biterwa n'icyo ushaka, sibyo? Biterwa n'icyo ushaka. Icyo nkubwira wajyayo, ariko nagakubwiye ngo ubuzima bwawe bwose ntago uzongera. Akakubwira ati ntuzongere gushyiraho dread mu buzima bwawe bwose. Fata visa ujye mu gihugu ushaka, ariko condition ke urekana na dread kabisa. Kandi igihugu wumva wifuza, igihugu cy'inzozi zawe. Burya ikintu ukunda mu buzima iyo hajemo ikintu bitegeko, biragoye kugira uzafata umwanzuro. Uvuga ngo warekana na iyo visa ukigumira hano. Wimereye wifite dread zawe ukunda. Ibyo ntabitekerezaho. Nkabitekerezaho nkareba ko
aya nta mwanya wo gutekereza donc umuntu akugiriye nabi biheka ni ukubwira ngo uzikore cyangwa se ni ukubyuka ugasanga yazikase yaba aguhemukiye cyane. Icyo kintu nyine kibi umuntu ashobora kugukorera, icyo kintu nyine nicyo kintu okay nkunda nyine ku mubiri wanjye, okay nkunda byose ariko icyo kintu nkunda ku mubiri wanjye uzikuyeho cyangwa ukazikata tuvuge ndyamye, hari bamwe bakambwira ngo nzazo aryamye muzikate n'umukasi kandi nta kundi wabigenza, urumva nicyo kintu cya mbere nyine sinzi ko nyuma y'ibyo sinzi icyo nakora. okay rero reka tugushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro twagutumiyemo kugira ngo tumenye byinshi ku bijyanye n'uburasta cyangwa se n'uburastafari. Nimba hari ubundi butumwa wumva wifuza kugendera abadukurikiranye waba utambutsa hanyuma tugasoza ikiganiro. Ubutumwa mfite okay no gukurikira ichannel ukaya subscribe ama views menshi mukoza mure ibiganiro uko ari ibiganiro byinshi byubaka mushobora kubahindura nabashishikariza gukomeza kureba iyi Soko TV. Ikindi kijyanye n'abarasta ko nicyo kiganiro turimo mubafate nk'abantu bazima beza bakunda abantu basabana, ni kuko ikintu ugiye nkunda mu buzima no gusabana nta kindi, kuko abarasta nibyo bintu bakunda, kuko akenshi ntuzasanga umurasta ari wenyine yigunze, bakunda kuba ari abantu benshi bahana ibitekerezo bizima, kandi ikindi ababwira mukundane kandi ukunda abantu bose, ntucagure ukunda uyu n'uyu, mukundane kuko urukundo ni byose. Yego, niki ukundira Abanyamulenge? Abanyamulenge Abanyamulenge icyambere uko ndiwe kuko ndiwe Abanyamulenge ndabakunda kuko ndiwe. Ikindi nuko ari abantu bakundana bakunda ubwoko bwabo, babuharanira nyine bakunda ubwoko bwabo. Umuntu akubwiye ngo ube perezida w'Abanyamulenge nurangiza ukuremo ikintu kimwe bazabakora cyangwa se ikintu kimwe bazwiho cyangwa se ukuremo ikintu kimwe wenda bakora, bakuramo iki bakora? Ikintu nakuramo okay ntabwo ushobora kuvuga ngo ukuremo ikintu direct nakuramo ikira mbese akantu Abanyamulenge bazakora ukabona atari keza, wenda bitewe n'ibihe turimo cyangwa se na generation turimo, nakaye kantu wakosora kuri behavior z'Abanyamulenge cyangwa se ku myitwarire y'Abanyamulenge? Okay, icyo nahinduraho nuko okay nabashishikariza kuko ntabwo natangihindure bo nabumvisha tu ntibakajajinga umuntu ko wamubonye. Nuvuga ngo Abanyamulenge barajajingana cyane cyane. Okay, murakoze cyane rero. Nakagaruka twari turi kumwe na Jonathan, nanjye kuri microphone ni Tresor Laban, naho utaha. Murakoze. Ciao ciao.